twongeye kubasuhuza abakunzi b'agahinda kariza kuri uyu munsi nk'uko mubibona turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane tumuzi nka Rebecca muri filime y'agahinda kariza. Reka dutangire atwibwira. Murakoze, amazina yanjye n'Umuhoza Solange ariko mu gahinda kariza nkina nitwa Rebecca. Rebecca, tukuzi muri filime y'agahinda kariza n'abantu bagukurikiye abenshi ndibaza ariho bakuzi. Ese muri filime y'agahinda kariza niho hambere wakiniye cyangwa waje kuhakina hari izindi filime wakinaga? Urebye ni nkaho ariho hambere. Ndumva niho hambere ariko no kuvuga ngo wazamukiye muri Teteri Production. Yego, niho nazamukiye. None se Rebecca, ni izihe filime zindi ukinamo zitari agahinda kariza? Umubare cyane zivuge mu mazina. Nyine hari agahinda kariza, hakaba niyo bita Vanessa, hakaba niyo bita Ibanga, niyo bita Vanilla. Ndibaza arizo neza ariko. Ni ukuvuga ngo izo filime kugira ngo zose uzigeremo platform ya mbere yabanje kugushyira kugaragaza nyine no kugaragaza talent yawe ni filime y'agahinda kariza. Yego. Okay, none se Rebecca, mu gahinda kariza iyo urebye ukabona role baguhaye ntabwo ari role yoroshye, nta nubwo ari umuntu wese washobora kuyikina. Ndanagushimira ngiye ku giti cyanjye kubera ukuntu uyikina neza mu buryo bwose bushoboka. Ese iyo urebye ukabona muri comment abantu bose bandika bavuga ngo Rebecca ndamwanga, ariko bakakwangira kubera script ufite cyangwa role ufite, nyine icyo ni ikigaragaza ko deja uwatanze ibyo ugomba gutanga kandi ukabitanga neza. Ese ubifata gute? Wowe byakira gute? Kuko hari umukinnyi uharore we ntayishimire, bibaho cyane akavuga ngo iyi role ntago nyikunda pe, ntago nyikunda. Ese wowe role ukina wumva uri proud yayo cyangwa? Urumva iyo abantu kwandika muri comment Rebecca turakwanga bazagukure muri filime, abantu bakira ibyo wabahaye. Iyo abantu bahaye ibintu byiza bakwakira neza, iyo abantu bahaye ibintu bibi nyine bakwakira nabi. So ngero nkina ndayikunda kandi cyane. Ibindi byo kuba wenda comment abatari nziza nyine biriya ni ibintu bisanzwe mu gihe uri gukina ibintu abantu batari kwishimira nyine baragutuka bakubwira nabi, ariko ngero mba ndi gukina mba nyikunze. Icyambere no kubukunda kwactinga kandi ugatanga icyo bakubwiye gutanga kandi ukagitanga neza. No kuvuga ngo hariya niba bakubwiye ngo ukinire umukobwa ujya mu bapfumu upfumaguza ugira gute, no kuvuga ngo hari ikintu buri kwigisha abantu. Ntago uba wigisha abantu kujya mu bapfumu, ntago uba wigisha abantu nka biriya nyine ukina bibi, ahubwo hari isomo ushaka gutanga, sibyo? Ndanabigushimira cyane. Ese nta muntu murahura mu muhanda ngo akurebe nabi cyangwa akubwire nabi ngo akubwire ngo singukunda? Kuko bikunda kubaho cyane. Ntago ibyo bintu birakubaho ngo uhure n'umuntu akurebe nabi. Rimwe nibwo nagiye muri bisi ngiye ku ishuri, bari abakobwa babiri bari begeranye, umwe abwira undi gushaka kino gikobwa ndacyanga ngo gikina ari ikigome, ariko ibyo ngibyo ngiye mba mbizi nyine ko ari ibintu bisanzwe. Ese Rebecca, kuri uyu munsi utari gutega bisi cyangwa hari kera? Hari kera hashize igihe, ariko n'ubu ndayitega. Asubwo so tubeshya koko? Ntago mubeshya, ndayitega pe. Utega bisi ukajya mukicaramo? Cyane rwose ndayitega. None se Rebecca, abasitari benshi usanga atajya muri bisi no kugenda mu muhanda yenda yambaye agapfukamunwa, ubigenza gute kugira ngo ube wajya muri bisi kandi wumve ufite umutekano? None se umuntu se agenda uko ubushobozi bwe bungana? Rwose njyamo nyine abantu barakureba bakanakuvuga, ariko kubera ko ari bwo bushobozi bwawe nyine ugendamo. None wabigenza ute? None Rebecca, ubwo ngubwo ushatse kuvuga ko boss bataguhemba neza? Oya, amemba neza ariko inshingano ziba ari nyinshi. None Rebecca, inshingano ufite niziye? Nta mwana ugira? Hari umwana ugira se cyangwa nkaba inshingano se no kugira abana gusa?
ya hari izindi nshingano zitagusaba kuba ufite umwana nk'izihe uba ufite rega no guteganyiriza ejo hazaza ntabwo amafaranga yose wayahahira ngo uratega kabu ngo uratega moto za buri munsi kandi nta n'ikibazo kidasa urumva nubwo nega bisi ntabwo ari buri munsi hari igihe nega moto hari igihe nega kabu ariko ntabwo wavuga ngo kubera ko ngo ndi umusitari ngo buri gihe ngo nzajya nega ngo oya na bisi nyigendamo. None se Rebe tubwiye ko utega bisi kandi biba bigoye cyane kugira ngo umuntu ufite ahantu agaragara kuri public hari abantu bakubona basanzwe bakureba nyine biba bigoye cyane we n'iki kigutera imbaraga ukumva ko nta kintu bitwaye kuko hari umuntu ugaragara ahantu hangahe akina filime kujya muri gare bikaba birarangiye urabazi benshi hari n'abayita barekera gutega moto pe ndabazi benshi akajya atega kabu ndabazi benshi cyane benshi ese wowe n'iki kigutera imbaraga ukumva ko kumva ko ugomba kujya muri bisi kandi ukumva nta kintu bigutwaye aho ngaho birahisomo abakinnyi benshi muri murungano rumwe cyangwa se n'abashaka kuzamuka wowe ni iki kintu ugenderaho kugira ngo wumve ko ugomba kujya muri bisi kandi ukumva nta kintu bigutwaye kandi ugakomeza ugatera imbere? nta kindi kinera imbaraga n'ubukene uzaba ufite ayo mafaranga nyine ukajya gutega iyo bisi ariko nge bisi nese ubundi gutega bisi ni ikibazo gutega bisi se biraciriritse ntabwo biciriritse ariko hari abantu biba bitazwiho nge rero mba numva nta kibazo mba numva umuntu agomba kugenda ubushobozi bwe uko bungana ufite n'ayo mafaranga yo gutega nabyo si bibi ni byiza ariko utayafite kugenda muri bisi nge abanyarwanda uba uri kumwe n'abanyarwanda muri bisi beza bagiye mu kazi basa neza basobanutse rero sinibaza igitangaza waba uri cyo ku buryo utatega bisi. None Rebe uvuze ko witegera bisi gusa ibintu nk'ibyo ngibyo ariko uri umukobwa ufite ikinyabupfura buriya ufite ikinyabupfura nyine twagiye tubana kenshi cyane ndabizi kandi biranagaragara no mu maso yawe biba bigaragara ese Rebe buriya se nta sheri ufite ko abanyarwanda baragukunda cyane hari abo njyamura nabo bakambwira ngo ariko uriya mukobwa nubwo akina ari umurozi ndamukunda nta sheri ugira se nta mfite nawe ufite uravugisha ukuri nawe mfite gusa hari amakuru nigeze kumva niba ari nde bambwiye niba ari Nsabi niba ari nde ntabwo uri sheri wa Nsabi ayo makuru ni ibihuha ariko mwana ubwo si umbeshya ngewe nakubeshye hari umunyeshuri twigana muri kaminuza kuko nanjye niga muri kaminuza mu bintu bigendanye na filmmaking ariko ntabwo nshaka kuvuga icyo kigo kugira ngo ntacyamamariza kandi bataranyishyuye umunyeshuri yarambwiye ngo kucyura mukobwa akunda Nsabi ngo hari amafoto yawe yigeze kujya hanze uri kumwe na Nsabi ngo mwari mwasohokanye ariko ngiye ntabwo nigeze mbyemera bakina yanyereka ntabwo nigeze mbyemera. Warayabonye se cyangwa warayumvishe? Ayo mafoto ngiye narayabonye. Twasohokanye? Mwasohokanye. Urabeshya. Ariko nyine isura ntabwo yagaragaraga neza ni kwa kundi urebera abantu kure mbona abanyeshuri barimo barayareba muri class ariko sinzi ubwo ntabwo yari twebwe. Nsabi se umukunda ubundi se umusore mwiza? Nsabi se ndamufana kuko ni umusitari arakina kandi akina neza so rero ndamufana ibirenze ibyo wapi. Aha none se Rebecca reka ibyo ngibyo tubyihorere nubwo wanze kubyemera ariko buri gihe kizagera bimenyekane. Ibiki se bimenyekane? Ngo ibiki bimenyekane? Ibyo ngibyo ndi kukubaza. Reka dutegereze icyo gihe. Reka dutegereze. None se Rebe nyine ndashaka kukubaza ninde hano muri iki gihugu cy'u Rwanda tutarenze igihugu cy'u Rwanda ninde muntu ufata nka role model wawe? Hari abakinnyi benshi muri murungano rumwe bafite izina muri iki gihugu, hari abakinnyi benshi bari hejuru yawe baba mama bafite platform zigaragara muri iki gihugu, bafite acting nziza nyine bageze ku rwego rushimishije. Ninde role model wawe? Muvuga izina uvuga uti uyu muntu ndamukunda mukundira iki? Abantu nkunda se muri acting kari benshi.
abantu nkunda ni benshi, abantu bakina cyane ni benshi, bakina neza bikankora ku mutima, sinabona uwo mvuga pe. none se bebe ubwo koko kubuza umuntu uvuga siko abantu nkunda uko bakina ari benshi. ubu ko kubuza umuntu muri iki gihugu harimo abakobwa bari hejuru yawe yenda mu myaka bagutanze no kuza muri iyi kariyeri ya filime, ariko mva bari hejuru cyane nyine bageze ahantu heza, nta muntu wishimiye uvuga uti nanjye ngeze kuri uru rwego byanshimisha, kandi uriya muntu ndanamukunda bo. abo nkunda bo ni benshi kuko dufite abakinnyi b'abakobwa b'abahanga bakora ibintu neza kandi ubona babikunze. Rero ngiye kuvuga ngo ni runaka cyangwa se ni runaka, ubwo cyetse ahubwo mereye ku murongo mvuga kuko ni benshi nkunda pe, ni benshi cyane. wanze kumuvuga koko ikibazo uri kunsaba umwe byibuze nsaba nka 5. mbwira 3 b'abakobwa. uwa mbere b'abakobwa nta cyane n'abamama cy'abakobwa gusa, abamama n'abakobwa. uwa mbere ni Nyambo. Nyambo mukundira iki? Urumva ibintu akina neza kandi ubona ko ari ibintu bimurimo, atari ibintu ari gushakisha, atari ibintu ari nyine atari gukina, akina ubona ko ari ibintu birimo biri seriye. Niki mukundira? Nta kindi kintu uramubonaho se? Icyo mukundira ko murahorana kuri seti muba muri kumwe, nta kindi kintu ubona kidasanzwe usibye kitajyanye se no gukina cyo mu buzima busanzwe. Ikindi kintu mukundira ni umwana mwiza, ni na boss wanjye, ni umuntu ubwira ikibazo akakumva. none se tutarajya kure mu gahinda karize ninde mukinnyi ukunda noneho umukobwa cyangwa se w'umumama, ninde ukumotiva none? Uw'umukobwa cyangwa umumama bose urahitamo nta kibazo. Francine mukundira iki? nawe azi kubana noneho neza kuri seti. Urareba Francine ni umusitari, ariko kuri seti agerageza kwicisha bugufi mukabana neza. Kuba ari umuhanga ibyo sindi bubigarukaho, sinabitinda ibyo urabizi nawe. So rero anicisha bugufi kuri seti, ni umuntu mwiza cyane. none se Libe ku ishuri umbwiye ko uri umunyeshuri, by the way uri umunyeshuri uriga nyine muri kaminuza, ese kwiga n'ibi bintu bya filime ubifatanya gute? Kuko hari abanyeshuri benshi cyane usanga biga muri kaminuza ariko baba bari muri art, kubifatanya nyine ibi bintu bikabagora, bamwe bagaparika amashuri bagakomeza urugendo, abandi bakabifatanya bikabagora bakiga nk'imyaka 10. Soza abantu se bize imyaka 10? Ndabumva ngo njya numva ko bibaho nyine ugatinda kwiga. Ese wowe bifatanya gute kugira ngo ubashe kwiga neza? Dore ubugiye kurangiza kandi utangiye ejo bundi. Urishobora ko ngiye kurangiza? Niko mbibona. Urumva gufatanya gukina pe no kwiga biravuna cyane, nubwo na judging umuntu wize iyo myaka nkurikije imvune binsaba njyewe. So biravuna cyane, ariko nanone ufite icyo ushaka nyine uragiharanira. None se muri kaminuza wiga iki niba atari ibanga? Niga finance. Uzi kubara amafaranga neza? Ndi mubi mu kubara amafaranga. None se kuki wagiye mu bintu bitandukanye na sinema? Kuki utakomeje sinema niba kuko uyikunda? Wambwiye ko uyikunda, niba kuko ukunda sinema kuki atari wakomeje ngo bikomeze? Urumva umuntu abagomba ntabwo umuntu azi ejo icyo hazabyara, ntabwo uzi icyo ejo hahatse. Ariko kera tukiri abana bajyaga batubwira ngo ntabwo ari byiza gufata amagi amwe ukayatwara mu gatebo kamwe. So rero nanjye naravuze se ntawamenya ejo hano bishobora kwanga ariko hano hagakunda. Niyo mpamvu navuze, ariko n'ubundi mfite gahunda yo kuzakomeza mu bintu bijyanye no kwihugura acting. Shoje kaminuza nabyo nzabikomezamo. Ni ukuvuga ngo wowe ufite amakenga uvuga ngo ahantu hamwe bishobora kwanga ahandi bigakunda? Yes, birashoboka cyane.
ugendera ku cyo uvuga gutyo. ikintu ngenderaho no mu buzima busanzwe hari ikintu utegura umunsi ukawutegura ugashyiramo imbaraga zawe ukavuga ati uyu munsi ngomba gukora iki kintu byanga byakunda ntunarware ntugire n'ikindi kibazo kidasanzwe ariko ibintu wateguye kuri uwo munsi bikanga pe so rero ushobora no gufata imbaraga zawe zose ukazishyira mu kintu kimwe bikanga ugasanga ubuzima bwawe bwose burarangiye kubera ko ariho hantu wiringiye ariho hantu washyize imbaraga zawe zose ariho hantu wizeye ariko hano byanze ntabwo hari abizanga pe. ubwo ni ukuvuga ngo urubyiruko urugira inama y'uko rwafatanya ibintu bibiri icyarimwe ubishoboye. none se rebe ubu ngiye ko nagiye muri sinema ni nabyo ndi kwiga muri kaminuza kandi ni nabyo mba ndimo ubu narahombye se narahubutse oya ntabwo wahubutse buri muntu afite ukuntu ategura ibintu bye buri muntu afite ukuntu ategura ibintu bye nawe ubwo niko wabishatse mbwiye ko hamwe bishobora kwanga ahandi yenda ahandi hakakurokora ngo ngiye hamwe nyine wowe biravuze ngo byanze ahantu hose twagusura nicyo bivuze wowe n'ibyanga ubwo tuzagusura mbese tuzakuba hafi. none se rebe dore uri umunyeshuri wiga muri kaminuza ese ntabwo bijya bikubangamira kujya ku ishuri niba uri kujya ku ishuri tuvuge abarimu se ugasanga bareba filime ukina cyangwa se abanyeshuri ntabwo bijya bikubangamira ko hari igihe ujya muri classe ugasanga umwarimu arakuzi waba wakererewe agahita akubwira ngo uvuye gukina filime abanyeshuri bakubwira uti turagukunda muri filime cyangwa se turakwanga wowe ni ibihe bikuzira ese birakubangamira biba bimeze bite? urumva yige kujya mu kintu byanga byakunda ubu gifite amakuru make cyangwa se na menshi ibyo bintu ubyiteze ubuzi ko bizabaho cyane kandi biga muri kaminuza bari abantu bakuru nta muntu wavuga ngo ndakuzi ngagushungera abitindeho hari ukubwira ndakuzi ndagukunda ndagufana urakoze bikarangira nta bintu bari birebire bihari. ntabwo ari benshi se urumva abantu bari bagahinda Kariza ni benshi abareba Ibanga Vanessa Vanilla urumva babanzi nini. none se ukurikije agahinda Kariza hashize imyaka 2 ubuka hashize imyaka 2 ndumva ishize gasohoka ese niki wabwira producer w'agahinda Kariza haba harimo kumushimira ko ni wewe muri aka kanya? ikintu namubwira no kumushimira cyane ni ukumushimira ikindi ni ukumubwira ko uko arushaho nyine kungira icyizere ko ntabwo nzigera mutenguha. none se harya Soso mva ngo ise Soso kandi Rebecca witwa Soso muri ya filime Ibanga ariko reka dukomeze na Rebecca kubera ko turi focus n'agahinda Kariza. ese Rebecca utuye hehe ubundi tukubona hano mu mujyi wa Kigali ubundi niho uvuka cyangwa? niho ntuye mbi Masaka. Masaka Masaka niho wavukiye? wavukiye Rebecca? mu rugo ni Kirehe. hari Kirehe abantu bazi Kirehe hari Kirehe turangire neza twumve ku bantu batahazi inzira nyine nkuko bavuga ngo ucanga kugira ngo ugere Kirehe wawerekeza aha uca Rwamagana ugakomeza Kayonza ugakomeza aho niho mu rugo niho kavukiye? Yes. warahataye uravuga ngo ngiye kwa actinga no kwiga? ntago nahataye. ntago wahataye ujyayo kubasura cyane? ese ugiyeyo nka papa ndetse n'abavandimwe bawe cyangwa mama ubona bagushyigikiye bakakubwira ko ibi bintu burimo bya filime babikunda cyangwa nyine bagufata gutyo gusa kwa kundi warabyaye umwana ukavuga ngo nta kundi nabigenza nyine wese ko ari byo yahisemo ubona babishyigikiye? Yemba mbona nyine nta kintu bibatwaye. ubona nta kintu bibatwaye? hari ukuntu umuntu akubona mu kintu nyine nibibe nta kintu bimutwaye nyine akaba bibona nk'ibintu biraho ariko hari n'igihe ujya mu kintu mubyeyi akacyishimira akakumotiva akakubwira uti mbabarira ahubwo ujye witwara gutya kugira ngo uzagere kuri uru rwego. mu babyeyi bawe mu bo muvukana ninde ubibonaho? urumva ababyeyi banjye nabo tuvukana bamwe si babikunda si banabyanga babibonaho
ariko hari ababikunda bakambwira ati courage, shyiramo imbaraga nyinshi ntibizarangire nyine ari ibintu biri aho ngaho, wowe shyiramo imbaraga nyinshi courage. ntabwo uzabatenguha. ntabwo nabibakora. none se Rebecca, urabona urugendo rwa sinema wumva ushaka kuzagera ku ruhe rwego? hari ahantu nyine uburi ariko ukavuga ngo ngewe ndifuza kuzagera ahangaha, ukavuga ngo uyu munsi ndaha ariko ndifuza kuzagera, wumva ushaka kuzagera he? Jemba numva nshaka kuzagera kure hashoboka. nka hehe? ntabwo nakubwira ngo ntabwo nakwirimita, kure nyine habaho hashoboka. Yego. wumva ushaka kuzabigeraho nko mu gihe kingana gute? nyine mu gihe kingana gute ndi kukubwira? hari igihe umuntu yihiniga akavuga ngo byibuze nyuma y'imyaka 5 ndashaka kuba maze kuba umukinnyi uzwi muri East Africa cyangwa no muri Nigeria hose ukagerayo kandi ukaba wakinayo. wowe urumva intego yawe ari iyihe? nkanjye ndashaka kuba mfite intego nkavuga ndashaka kuzaba ngeze ahangaha nyuma y'imyaka 5. nyine buri muntu wese afite intego. wowe nyine nk'umuntu, nyine twese turapanga ariko n'Imana igapanga. nkawe nka Rebecca, wumva umupango wawe ni uwuhe? Umupango wanjye mba numva ari ugukora cyane. ari ugukora cyane, nawe ibyo kuvuga ngo mu myaka 3 ngo nzabe nzwi, n'urugero ngo nko muri East Africa wasanga Imana yo mu myaka 3 ibona ko nzaba nzwi ku isi yose. so rero njyewe icyo nuko nkora cyane, ikindi nkanasenga cyane. so ibyo kuvuga ngo nyuma y'igihe kingana gite nzabe ngeza, ndavuga hari igihe nshobora kwirimita kandi Imana wenda yaranteguriye kuzaba ngeze kure hashoboka. ariko Rebecca, hari umuntu wambwiye ngo ukunda gusenga, ngo uri umunyamasengesho cyane. hari umuntu wambwiye ngo ujye uniyiriza, sinzi niba ari byo, sinzi kabi. byanga gusenga ni ibintu bisanzwe nyine, abantu bose barabikunda. ariko abantu bose nyine, abantu bose barabikunda gusenga, abantu bose barabikunda, ariko hari abantu batajya biyiriza tu. biterwa n'imyemerere yawe, nta nubwo kwiyiriza rigaho itegeko. imyemerere yawe bikwemerera uriyiriza, itabyemera nyine usenga uko ubyemera. Nese Rebecca, tuvuge ugeze nk'ahantu ugasanga hari aba Islam, ugasanga hari aba Catholique, ugasanga hari aba Adventiste, ugasanga hari n'andi madini navuze. urumva ko ayo ngayo ari amadini, urumva ko hari amadini y'abantu atandukanye. warushye se cyane? urumva ko abantu hari amadini y'abantu batandukanye. wabaha iyihe nama? wabaha imyemerere yawe? wababwira ngo ukenera kwiriza bikore, ubyizereramo bikore, utabyizereramo bireke? niyo nama wabaha kandi uzi ko icyo kintu ari cyiza? nese njye ntabwo ngiye mbwiriza reka, buri muntu aba afite ukuntu yemera ibintu, kandi umuntu uko asenga kose amasengesho yawe agera ku Mana.